Welcome back kuri Ndak TV. Tubaye ikaze kuri Ndak TV. Turagira ngo ukore subscribe utarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Filme tugiye kubagezaho yitwa She's All That, icara ugubwe neza. Filme itangira umukobwa mwiza witwa Paget, bigaragara ko yari umustar, ari mu cyumba cyiza gisa pink, ari live kuri Instagram. Bigaragara ko yari afite n'aba followers benshi, ubwo yatangiye kwisiga ama makeup, ari nako yereka aba followers be bose ubuzima bwe. Nyuma yaho yahise yambara imyenda, bigaragara ko yari agiye ku ishuri, ariko ikigaragara iwabo rwose bari abantu basanzwe batari abakire, ariko we agashaka kwerekana ko ari umukire. Gusa rwose ubwo buzima bwa social media bwari butangiye kumuha amakashi, kuko yaje kubona agasheke k'ibihumbi 3 by'idolari yakuye kuri Instagram. Ubwo yajyaga gusohoka akirukira ku nzu y'abaturanyi b'abakire kugira ngo inshuti ze biganaga niziza kumufata yereka abantu ari live ko ari umukire wa danje, gusa byaragatwiko. Ubwo ahandi bahise batwereka umusore witwa Cameron, bigaragara ko yari umuntu usanzwe udakunda kwimenyekanisha, ari mu modoka ari kumwe n'agashiki ke gato, bari kugenda birebera uturirimbo mu modoka. Bahise batwereka muri cya kigo umusore bigaragara ko ari umustar rwose ari gushutinga aka video. Ubwo kandi uwo musore yakundanaga na wa mukobwa wacu umustar witwa Paget. Ubwo nanone twahise tubona wa musore umukene witwa Cameron ari kumwe n'undi mukobwa nawe bigaragara ko ari umukene, bari kwiganira, gusa nawe yari umusazi kuko abakobwa baratambukaga gashaka kubasetsa, ariko rwose bikaba iby'ubusa bakamuca amazi. Ubwo bahise batwereka Paget agiye gukora surprise y'amavuko wa mukunzi we w'umustar. Ubwo ariko tubibutse ko ibintu byose Paget yakoraga yabaga ari live yereka abakunzi be. Ubwo yinjiye mu modoka ubwo yaragiye kumukora surprise, asanga wa mukunzi we ari muri bwombo rwose n'undi mukobwa. Ubwo mukobwa rwose n'agasuzuguro kenshi atangira kwirya kuri Paget n'umujinya mwinshi atangira kubatera cake. Ubwo kandi ibyo byose byari live kuri Instagram ye. Ubwo abanyeshuri hafi ya bose bamukurikiranaga kuri live batangiye kumuseka. Ubwo Paget yahise atangira gukatira wa mukunzi we amubwira ko birangiye. Inshuti ze zahise zimwibutsa ko ari live, ibintu byose aba followers babibonye. Atangiye kurirana za makeup zitangira kuvaho n'agahinda kenshi, yahise ataha. Ubwo umunsi ukurikiye yagumye mu buriri bwe arira yanga kujya ku ishuri. Mama we ubwo yaje kumureba nk'abana bo mu bakire nyine, amubwira ko ari ibintu bisanzwe rwose ko azabicamo neza nta kibazo. Paget yahise amubwira ko ikimubabaje atari wa musore wamuciye inyuma, ahubwo ko ari izina rye yangije kuko aba followers be bose babibonye. Ubwo umushuti wa Paget yahise amuhamagara amubwira ko kuri Instagram yaciye ibintu, ko abantu bose ari we bari postinga cyagiye arira na makeup zamuvuyeho. Ise kandi abona ahamagarwa n'umuyobozi wa company yamamariza, atangira kumubwira ko yamamaye mu buryo bwo badashaka kandi ko biri kwangiza izina rya company. Ubwo n'amasezerano yo kwamamaza bahita bayahagarika. Paget umunsi ukurikiye yagiye ku ishuri, ariko ubwo abantu bose babaga bari kumuseka. Gusa wa mutipa muciye inyuma we ikigaragara yahise aba umustar birenze, n'aba followers bariyongera. Ubwo Paget yatangiye kubwira inshuti ze ko uriya muhungu wamuciye inyuma ari we watumye aba umustar kuko kera atarazwi. Wa Mukigo bahise batangaza ko agiye kuba ikirori gisoza umwaka cyo mu bigo by'abana b'abakire bita prom king and queen. Ubwo Paget yahise azana igitekerezo ko agiye gufata umusore rwose utazwi akamugira umustar nk'uko yabigize kuri wa musore wa mbere. Ubwo bahise batwereka urugendo rwo gushaka umusore utazwi. Ubwo bahise bagwa kuri Cameron ari gufotora. Ubwo batangiye kumushakisha kuri Instagram, basanga rwose ifite umufollow umwe yarashizeho n'agaposte kamwe hashize imyaka igera kuri 3. Ubwo rwose bahise bemeza ko ari we bagiye kugira umustar. Ubwo Paget yagiye ahantu Cameron aparika aramutegereza, maze asohotse mu modoka atangira kumubwira uburyo ashaka ko bazajyana muri cya kirori. Gusa Cameron kuko yari umuturage yahise amukatira, anibaza uburyo uwo mustar ari kumuvugisha. Ubwo ariko kagashiki ka Cameron ko kari akanyamugi kanamufollowing kahise gatangira kumubwira uburyo kamwemera. Ubwo Paget yahise yigira inshuti kuri kagashiki ka Cameron, atangira kukabaza ibyo Cameron akunda gukora mu gihe atari kwiga. Ubwo kahise kamubwira ko Cameron yikundira kwirebera filme, imiziki, gufotora no gutwara amafarashi. Ahita anamubwira ko hari n'akazi akora mbere yuko ajya ku ishuri ko kwita ku mafarashi. Ubwo umunsi ukurikiye Paget yagiye hamwe Cameron akora, ubwo no gutungurwa kwinshi Cameron yahise amubwira ko nta mwanya afite kandi ko yasoje akaba agiye kwita kuri ayo mafarashi. Paget yahise amusaba ko yamufasha akazi yasigaranye kugira ngo amubonere umwanya wo kumwigisha. Cameron yaje kumwemerera amufasha akazi yasigaranye. Barangije Paget agiye kurira ya farashi abaye kubise hasi. Ubwo Cameron aramuseka kuko, maze Cameron nawe agiye kumufasha, bose baba baraguye, maze Paget agwa ku mazirantoki y'iyo farashi. Paget abonye ko Cameron ari kumuseka yahise afata ayo mazirantoki atangira kuyamutera, ariko ubona ko batangiye udukino tw'abantu batangiye gukundana. Ubwo umunsi ukurikiye Paget yahise atumira Cameron muri karaoke, uburyo bwo kumushimira ko yamwigishije kugendera ku ifarashi. Nuko Cameron abanza kubyanga, gusa umwe muri babashuti be bari kumwe w'umukobwa arabimwumvisha, amubwira ko biba ari ibirori biryoshye kandi ko bari n'ibiryo by'ubuntu.
ubwo Cameron yaje kubyemera. Ubwo bahise batwereka muri cya kirori Pegets cya karaoke ari kuririmba, maze abonye wa mutipe bakundanaga mbere azanye n'ikindi cyuki, Pegets abahagaritse kuririmba. Ibintu byahise bigaragaza ko akimukunda. Cameron abibonye gutyo abasimbukiye kuri stage nawe amufasha kuririmba. Ubwo ibirori birangiye Cameron yahise amutahana, gusa Pegets kuko yashakaga ko baza kongera kubonana yasizemo agakapu ke abishaka. Ubwo bahise batwereka Cameron ari mu rugo, kagashiki ke katangiye kumubaza niba koko ifoto yabonye icicikana ku mbuga nkoranyambaga ariwe koko yari kumwe na Pegets. Gusa Cameron yahise bihakana avuga ko atari we. Ubwo twahise tubona wa mu boss Pegets yamamariza ahamagaye Pegets amubaza ibya foto yabonye ari kumwe n'umusore. Nuko Pegets amubwira ko ari undi musore utazwi ashaka kuzamura nawe akamugira umustar. Ubwo wa mu boss yahise amubwira ko nabishobora azongera akamusinyisha kongera kumwamamariza. Ubwo Pegets yahise ahamagara Cameron ahita yitabwa na gashiki, ahita amubwira ko yibagiwe isakoshi mu modoka ya wa musaza we. Cameron yahise atangira kubwira agashiki ke ngo kamuhakanire, gusa karabyanga kahita kanamutumira ngo aze kuyifata mu rugo. Pegets yahise afata inzira aza kureba yasakoshi, amaze kuyifata ahita asaba Cameron ko bakongera gusubira kwiga gutwara ifarashi. Cameron aramwemerera. Mu gihe bari ku ifarashi bakomeje kuganira, Pegets amubwira bya bindi byose byabaye kuri wa muhungu aho muciye inyuma bikamuviramo kubura amasezerano yo kwamamariza ikigo gikomeye. Ahita asaba Cameron ko yamujyana akamwereka uburyo afotora. Yahise amujyana mu mihanda aho agenda afotora abantu. Pegets amubwira ko ari ubwa mbere ageze muri ibyo bice. Ubwo baricaye bakomeza kuganira nako bifatiraga kawa. Ubwo Pegets kuko yahoraga mu birori yahise atumira Cameron mu kindi kirori cyenda kuba, gusa cyo cyari kirenze. Ubwo bukeye bahise bajya naho bagura imyenda ngo bahahe ibyo bazambara muri cya kirori. Pegets yahise anamukora n'imisatsi nk'abasirimu. Ibintu byahise bituma abibogari bya hatari. Pegets akimubona yambaye ikoti yahise atangira kujya mu rukundo. Ubwo bahise batwereka bari kwinjira muri cya kirori ubona ko baberanye cyane n'abashuti ba Pegets. Bahise bumirwa uburyo Cameron yabaye bogar. Muri icyo kirori kandi harimo na wa mutipe bakundanaga kera, yahise azatangira kumubwira ngo basubirane, gusa Pegets yahise amukatira amubwira ko atakimukunda kandi ko azigaye afite undi. Ubwo wa mutipe yabonye bamukatiye atangira kujya ku wundi mukobwa w'umushuti wa Cameron, gusa nawe amutera ishoti akomeza guhatiriza wa mukobwa ahita agenda abibwira Cameron. Nuko Cameron atangira gutonganya wa mutipe bakundanaga na Pegets. Wa mutipe yahise atangira gushaka kurwana, gusa icyo atarazi nuko Cameron yari azi kurwana bya hatari. Yatangiye kurwana rwose ubona yamusuzuguye yishira amaboko inyuma, gusa yanga kuba yamukubita. Wa mutipe abibonye gutyo ahita afata ya kamera ya Cameron ahita yita muri piscine. Cameron ahita asimbukira muri piscine ayikuramo ahita nigendera ava muri icyo kirori. Pegets yahise amwirukaho aramuhagarika, gusa Cameron kuko yari yarakaye yahise amubaza impamvu asigaye amwirukankaho. Pegets ahita amubwira ko asigaye yumva amukunze. Nuko Pegets ageze mu rugo akuraho makeup ajya live kuri Instagram, ibintu bitari bimenyerewe. Ngo mu gihe ari live batangira gushiraho video ya Cameron cyagiye arwana na wa mutipe akundanaga na Pegets. Ngo umunsi ukurikiye Cameron yigiriye ku ishuri nk'ibisanzwe abona yabaye umustar kubera ya video. Ubwo Pegets ari kugenda mu kigo abona umwe muri ba bashuti be asigaye akundana na wa mutipe bakundanaga. Pegets biramubabaza cyane, gusa amubwira ko nihagira icyo akora ahita atangaza uburyo ubuzima bwe bwose yerekana kuri social media aba ari ukubeshya. Ishuri rirangiye Pegets yagiye gusura Cameron we ahita amwereka aho abika ya mafoto yose aba yafotoye. Ubwo bahise banasomana. Ku munsi ukurikiye Cameron yari kumwe na Pegets, umwe muri ba bashuti be yahise abwira Cameron byose uburyo Pegets yamwirutseho ari imikino kugira ngo yongere abone company yamamariza. Cameron n'uburakari bwinshi yahise yigendera ahita anamukatira amubwira ko batazajyana muri cya kirori gisoza umwaka. Ariko kagashiki ka Cameron kakomeje kumwinginga ngo azamwemerere bajyane, birangira nawe abyemeye kuko yakundaga kagashiki ke. Ubwo ariko cya kirori cyari kimaze gutangira, Pegets bamutoye nk'umuntu w'umustar mu kigo, ari byo bita prom queen. Gusa ikamba yariteye ishoti arasohoka, ageze hanze abona Cameron nawe ari kuza ari no kwifarashi. Bahita basomana baba batangira urugendo rwabo rwo gukundana, ari nako babyereka kuri social media zabo. Murakoze, yari Ndak TV, mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana. Bye bye.